Habineza Isaac wo mu murenge wa Jarama na Mukamanzi Cecile wo mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma nabamaze guhabwa ishyiga rya gazi. Bavuga ko bagorwaga no kubona ibicanwa aho akenshi wasangaga bangiriza amashyamba, rimwe na rimwe ntibabone n'inkwi cyangwa se amakara yo gucanisha. Gusa nanone uretse kuba ari ukubagoboka mu kubona ibicanwa, baravuga ko izi gazi zije mu gufasha mu kubungabunga amashyamba, hakazakemuka ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere nk'uko babigarukaho. Biragaragara ko dufite ikibazo kijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, cyane cyane ku buhinzi. Ugasanga imvura ntigwa, amashyamba y'iki n'iki yabaye make. Ariko uyu munsi gaze iki tumariye ni uko imihindagurikire y'ikirere igiye kugenda neza, ku buryo Abanyarwanda twese nitumara kubona gaze bizaba byiza cyane. Nibwo tuzabona gahunda nziza y'ikirere cyiza cyacu, ugasanga neza ibintu bigenze neza nk'uko tubyifuza. Bitewe n'uko bwabonye ko ikibazo cyo gukoresha inkwi ari ikibazo kirekire cyangiza ibidukikije kandi gishobora gutuma umuntu akoresha ubushobozi bwinshi bakaduha gaze yo gukoresha. Twabonye ko umuntu ashobora kuba yabigiramo izindi nyungu z'uko umuntu adashobora gukoresha ibintu by'ibishoro byinshi byo kugira ngo acane. Emmanuel Mashyaka menshi, umuyobozi w'abikorera mu murenge wa Sake, akaba asanzwe anakora ubucuruzi bwa gaze, nawe yunga mu ry'aba bahawe gaze, akavuga ko uko zizagenda ziyongera mu baturage bizajyana n'igabanuka ry'imihindagurikire y'ikirere. Ndabibonamo ikintu kinini kandi cyiza, by'umwihariko mu mihindagurikire y'igihugu cyacu cyangwa se mu mihindagurikire y'ikirere. Uburyo tujya tugira klima zihindagurika, ntekereza ko iki kibaye igisubizo gikomeye. Ni uburyo bukomeye leta ishatse igisubizo cyo gusubiza bwa buryo twajyaga tugiramo ibibazo by'uko tugira igihe tubura imvura nibonekera igihe. Ibyo byose usanga bituruka mu buryo batema amashyamba, abaturage dukoresha amashyamba dushaka inkwi. Ariko ntekereza ko ngubu iki kibaye igisubizo leta ihaye abaturage mu buryo batazongera konona ibyo bidukikije, by'umwihariko nk'ibiti. Ndaruhutse Jean Dodier, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Sake, avuga ko kuba aba baturage bahawe gaze bizanafasha mu iterambere mu kugabanya umwanya bamaraga batetse. Rero izi gaze zahawe abaturage, nyakubahwa perezida wabahaye gaze yazibahaye amaze kubona ko ibicanwa mu gihugu cyacu cyane cyane ibiti, amakara ntabyo dufite. Kandi nanone mu by'ukuri ibiti bibungabunga ibidukikije, bituzanira umuyaga. Biba ngombwa ko rero umuturage agomba guhabwa iyi gaze. Tuzajya tubakenera tubabone, ntabwo umuturage azajya ava guhinga ngo ajye gushaka inkwi nabwo atari buzibone, ajye gushaka amakara nabwo atari buyabone, ahubwo azajya akoresha uburyo bwa kizungu, hanyuma atekere kuri gaze ibiryo bishye, abana bajye ku ishuri. Kugeza ubu mu karere ka Ngoma hamaze gutangwa gaze 2307, zikaba zitangwa kuri nkunganire ya leta. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.